Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Mine Plus TV, aracyari Evode nko bisanzwe. Uyu munsi ngiye kwereka bamwe mu ba pioneers bakoresha uyu mushinga wa Pi Network batazi kureba ko KYC yabamaze kuba approved cyangwa se bakiri muri tentative. Uyu munsi ngiye kwibereka step by step. Uraza aha ngaha handitse Pi browser yawe muri application ugomba kuba uyifite muri telefone yawe. Iyi ngiyi wamara gukandaho ukinjira, wamara kwinjira ugategerezaho kugira ngo ube wabona application zose uhitemo yanditseho KYC, ukaba utegerejeho kugira ngo bibe byahita bizamo. Byamara kuzamo gutya uhita uza hano handitse KYC akaba ariho uhita usayininga ukinjira. Wamara kwinjira ugategerezaho kugira ngo byilodinge maze bakwinjize muri KYC yawe bakwereke niba ukiri muri tentative cyangwa se waramaze kuba past KYC yawe yaremewe. Ugategerezaho bakabiguhereza. Urabona ko twageze muri KYC bakubwira ngo welcome back, sibyo? Noneho kugira ngo umenye ko KYC yawe yamaze kwemezwa usanga harimo aya magambo asa icyatsi handitsemo ngo your application status KYC passed, ngo your KYC application is completed and approved, celebrate your KYC status. Iyo usanzemo amagambo agira atya avuga gutya uko ubibona gutya asa icyatsi pe, cyane cyane rwose hariho iri jambo KYC passed, uhita umenya ko byanga byakunda rwose ikintu wowe utegereje ni uko baguha migration gusa. KYC uba warayisoje kuko baba baraguhaye liveness ukazikora, igihe bayiguha inshuro irenze imwe ukayikora wirinda kurambirwa, then wazasubira muri KYC application yawe ugasanga harimo ngo KYC passed, yamaze kwemezwa. Uhita umenya ko ikintu utegereje ari migration gusa kuko KYC yo iba yaramaze gukunda. Rero mu gihe usanze hatarimo aya magambo handitsemo andi magambo ajya gusa n'iri jambo ryanditse welcome, iri ngiri ukajya ubona hagana hano hejuru rwose harimo amagambo yanditse n'ibara ryanditse welcome, uhita umenya ko ukiri muri tentative ndetse biba binanditseho. Mu gihe usanze bimeze gutya uba waramaze kuva muri tentative, KYC yawe yaramaze kwemezwa. Ikintu ugomba gutegereza ari migration gusa. Nizere ko abantu benshi bari bafite ibibazo byo kureba nimba batakiri muri tentative cyangwa se bakiri muri tentative, nizere ko bikemutse. Igihe uzasangamo ngo KYC passed yamaze kwemezwa uzamenye ko utakiri muri tentative, ariko mu gihe uzasanga bimeze gutya harimo tentative bitameze bitya, ujye umenya ko ubwo bazajya baguha liveness ujye uyikora kugira ngo nawe uzave muri tentative. Njye rero icyo nakwisabiraga ni gukora subscribe kugira ngo dukomeze tugende tumenya byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi projet ya Pi Network. Murakoze cyane, njye icyo nakwisabiraga ni gukora subscribe, then ibindi byinshi mugiye mutazi nanjye nkajya mbibagezaho. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.